Nyuma y'aho igihugu cy'Uburusiya gihagaritse gaze cyoherezaga mu bumwe bw'Abanyaburayi, haribazwa byinshi. Haribazwa niba nta bindi bintu Uburusiya bugomba guhagarika mu rwego rwo kwihimura ku bihano bwafatiwe. Haribazwa niba koko Abanyaburayi nabo bari bugire icyo basubiza ndetse n'icyo bakora mu gihe barimo guhangana n'iribura ry'iyi gaze inyuraga muri Nord Stream ikoherezwa mu bumwe bw'Abanyaburayi. Abanyaburayi bakabona gaze mu buryo buboroheye, aho bayibamaga mu matiyo agera iwabo mu mazu biturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwihimura ku bihano Abanyaburayi bafata igihugu cy'Uburusiya ndetse no kubakabanya mu bijyanye n'ubukungu, bakanarengaho bagashyiraho igiciro cya gaze ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, bashaka guhombya no gusigengiza ubukungu bw'Uburusiya. Uburusiya nabwo buti ntabwo turi akafu k'imbuga rimwe, natwe turabagarikira gaze, tureba aho muzayikura. Uburayi bwatangiye gushakisha amasoko yandi ya gaze, ariko bikaba bikigoye kubera ko gaze iri kuboneka iraturuka kure. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe cya Amerika cyatangaje ko gishobora guha gaze igihugu ubumwe bw'Abanyaburayi, ariko iyo gaze ikazajya igera i Burayi ihenze kubera ko izajya inyura mu mato ndetse no kuyitwara mu buryo bwo kuyitwara bukaba buhenze, ikazaba yagera mu Burayi ihenze, Abanyaburayi bakayibona ihenze. Ku mugabane w'Uburayi abaturage bakomeje kurakarira ubutegetsi bwabo, baburakarira kubera ibiciro byagiye bizamuka, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ndetse na gaze ndetse n'ibiribwa muri rusange. Abanyaburayi barataka bavuga bati ibintu byarazamutse, byose byarahenze biturutse ku byemezo bibi byagiye bifatwa n'abayobozi bacu, ibyemezo birimo kugabanyiriza Uburusiya ndetse n'ibicuruzwa byabyo, ariko bikatugiraho ingaruka zirusa n'iz'Abarusiya byabagezeho. Hagati aho Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yatangaje ko ibyemezo bihubukiwe ndetse birimo n'ubugoryi bwinshi byafashwe n'Abanyaburayi ari byo bigiye kugeza isi mu kaga. Yaragize ati nimwitegure, isi igiye kwinjira mu bibazo bikomeye by'uruhuri, ndetse yanabyise ibibazo by'akaga. Ati bitewe n'ibyemezo bihubukiwe by'Abanyaburayi, kandi koko isi irimo kugaragaza no kwishyura ingaruka z'ikiguzi cy'intambara ya Ukraine ndetse n'ibihano Abarusiya bashyiriweho. Abanyaburayi n'abambari b'Abanyamerika bagiye bafata ibihano bitandukanye bijyanye n'ubukungu bagamije guca intege Uburusiya, ariko uko bari babyiteze siko byagenze. Hagati aho uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Abanyaburayi yatangaje ko Abanyaburayi bagomba kugira icyo bigomwa, hakaba igihe bagomba gukupa gaze ndetse n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe kwigomwa ndetse no guhangana n'iki kibazo cy'ingufu kirimo kuboneka bitewe n'uko Uburusiya bwahagarikiye gaze. Bivuze ko Abanyaburayi bagiye kubaho mu buryo bubi cyane ugereranyije n'uko bari bariho mbere. Babagaho bidegembya babona gaze ndetse na peteroli mu buryo buboroheye, imodoka zabo bakabona amavuta yo kuzishyiramo n'ibindi, ibiryo bakabibona bidabahenze, ariko ibintu bigiye gusubirira udubi. Ariko hagati aho n'isi yose, abahanga mu bukungu bavuga ko n'isi yose bizayigiraho ingaruka, aho peteroli ishobora kubura hirya no hino mu isi. Ibi bigaterwa n'uko peteroli y'Abarusiya yari ihendutse cyane, kandi bitasabaga ibintu bigoranye kugira ngo itegurwe mu buryo yakoreshwa mu binyabiziga ndetse no mu zindi moteri ziyikenera, kubera ko iyi peteroli yari iy'umwimerere ndetse n'ibikomoka kuri iyi peteroli byose bikaba ari umwimerere, bityo ikaba itaranahenze. Bityo ibihugu bya Afurika ndetse n'ibimwe ku mugabane wa Aziya bikaba biri kubabarira aho ibicuruzwa bitandukanye bigenda bihenda bitewe n'uko ikiguzi cyo kubyikorera cyahenze bitewe n'uko peteroli yabaye nkeya. Bikaba byatangajwe ko